inshuti za Isezerano TV nongeye kubasuhuza, mumeze neza, kanizere ko Yesu abarinze neza kandi mumeze neza. Uyu munsi rero ndagarutse kandi nzanye ikintu cyiza. Narabwiye ngo njyewe nta makuru y'isi mfite, ariko mfite amakuru y'ijuru. Icyo nshaka kubweza ku bana b'Imana, cyangwa mfite icyo nshaka kubwira ubwoko bw'Imana. Uyu munsi hari ibintu byinshi tugenda tunyuramo, bya bintu tunyuramo bigatuma haraho tumva habi cyangwa heza, ariko 100% birangira hari ibyo duciyemo biba biri aho kugira ngo bibe byiza. Rero ndagira ngo mbabwire ngo hari karande zagiye zidukurikira zo mu miryango. Uyu munsi nje kukubwira ukuntu watandukana na karande. Uyu munsi nje kukubwira ukuntu watandukana n'ubukene. Uyu munsi nje kukubwira ukuntu wabaho neza mu buzima bwuzuye gusenga no mu buzima bwo kubana n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu munsi nzanye ijambo, nje kwereka ikintu kigira gute, nje kwereka uko wabaho ukabana neza n'Imana kandi ukagira ubwisanzure n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero ubushize ikiganiro mperuka gukora, nakoze ikiganiro ndi kubwira abantu ukuntu watandukana n'ubukene, ukuntu watandukana na karande, ukuntu waba mu buzima bwo gusenga. Uyu munsi nanone ndagarutse. Uyu munsi noneho ngarukanye iki? Number 1, uyu munsi ngarukanye uburyo ki ngiye kukubwira. Mwihangane bantu mwakurikiye ikiganiro nashyizeho, mukore share, mukore subscribe, mukore like, nimurangiza mushireho n'imitima kandi mwandike muri comment, mumbwire nimba ibyo navuze bitari kugenda, bitari kuza, bitari gucamo. Ikintu narababwiye ngo hari ikintu cyoroshye gishobora kugeraho tudukura tutagiye mu bapfumu. Amina. Uyu munsi urajya gusenga ukabona umuntu araje aguhaye imiti, akakubwira ngo iyi miti rero ngo urumva ngo Imana nasenze ariko Imana yambwiye ngo nguhe n'imiti. Rero ngiye nzanye igikuraho iyo miti. Nzanye ikintu dukoresha buri munsi. Ikintu dukoresha buri munsi nta kindi. Amazi tuyakoresha buri munsi. Umunyu tuwukoresha buri munsi. Rero ibi bintu mbizanye kugira ngo mbabwire uko tugomba gutandukana n'inyatsi burundu. Uko tugomba gutandukana burundu na karande. Uko tugomba gutandukana burundu n'ubukene ndetse n'igisuzuguriro. Ejo bundi naravuze ngo hari ukuntu umuntu abaho ugakurira mu muryango. Umuryango ukuriyemo ugasanga sogokuruza wawe yari umukene aca inshuro. Ugasanga se yacaga inshuro. Ugasanga nyirakuru yacaga inshuro. Ugasanga ubuzima bwo mu ruhererekane bwo mu muryango wawe wose bacaga inshuro. Bajyaga bigoye. Mbese byari ibibazo. Ugasanga umuntu wakize mu muryango wanyu uwitwa ngo ni umukire, yaguze igare, uwo nyine mukamwita umukire. Ugasanga uwitwa ngo ni umukire yubatse inzu y'ibyumba 2, mukavuga ngo ni umukire. Uwatunze inka nyinshi agatunga inka 2, nazo zihora mu bugwati. Abantu boroye murabizi, hari ukuntu umuntu agwatiriza inka akayigira uruhande. Iyo ibyaye akaba ari yagira gute, akaba ari yatanga, borotse murabizi. Noneho ugasanga nubwo buzima mubaye, uwize amashuri menshi akarangiza umwaka wa 6 primaire, abandi bakaguma hasi. Ntabwo ari ibintu twebwe twahisemo, ahubwo twebwe turi gukurikiranwa na za karande zo mu miryango. Iyo ngiyo kwa bajya wafe, cyangwa kwa basogokuru na basogokuruza na basogokuruza wacu. Ibyo ugasanga birimo biradukurikirana kugeza kubuzukuruza n'ubuvivi bazadukomokaho. Rero uyu munsi ndashaka kukubwira ukuntu ibyo bintu wabivamo. Nimba waravutse ukisanga muri ibyo bintu, number 1, mbere yuko nkubwira ibyo ugomba gukora,
icyambere ugomba kumenya ngo wowe ubwawe ni wowe ugomba kwikuraho uwo muvumo, ni wowe ugomba kwikuraho izo karande, ni wowe ugomba kwikuraho icyo gisuzuguriro, ni wowe ugomba kwiha ijambo wowe ubwawe, nta wundi muntu ubigizemo iki, nta wundi muntu ubigizemo uruhare. Yesu ashimwe cyane. Rero ibyo bintu kugira ngo bivemo ni uko ugomba gukurikiza ibi bintu ngiye kukubwira. Wihangane ufate ikaramu, numara gufata ikaramu wandike njyewe ibyo ngiye kukubwira. Yesu ashimwe cyane. Number 1, banza urambirwe ubuzima ubayemo. Numara kurambirwa ubuzima ubayemo, nurangiza ubwire Yesu, ubwire Imana, ubwire Umwuka Wera baze bagushyigikire kugira ngo uve muri ubwo buzima ubayemo. Wumvura birambiwe, wumve pe. Wumve kubirambiwe. Numara kumva ko kubirambiwe, ukumva ko ubwo buzima uburambiwe, uragira umwanya wo gukora bya bindi nkubwiye. Ariko bya bindi ngiye kukubwira, ndabikubwira nawe uri kugira gute wabanje gukora iki ngiki cyambere ngiye kukubwira. Icyambere, banza ufate umwanya ukinga urugi rw'umutima. Numara gukinga urugi rw'umutima, urebe kuko nta bindi bintu bihari biri kukuderanja. Nurangiza ubwire Imana ibyawe byose, ibyo uzi bigutandukanya n'Imana. Nimba warasambanye, ubwire Imana ngo Mana mbabarira ubusambanyi. Nimba warishe, ubwire Imana ngo Mana mbabarira bwicanyi. Nimba warabeshye, ubwire Imana ngo Mana mbabarira kubeshya. Nimba mbese bya bindi byose uzi bigutandukanya n'Imana, ubikure mu nzira yawe. Numara kubikura mu nzira yawe, wikureho imivumo, wikureho inyatsi, wikureho igisuzuguriro, wikureho karande, wikureho bya bintu byose byagutandukanya n'Imana. Nurangiza, wowe urabizi ubunzi ibintandukanya n'Imana, nawe uzi ibigutandukanya n'Imana. Iyo uri mu nzira nziza Imana igushakamo ububizi, niyo uri mu nzira mbi Imana itagushakamo ububizi. Rero ndagira ngo ngiye nkubwire ngo uyu munsi ndaguha inzira ebyiri. Inzira ya mbere niyo gutandukana n'ibyaha, kuko Roho Mutagatifu ntabwo atura mu mubiri mubi, atura mu mubiri ugize gute, mu mubiri wesejwe. Ijambo riravuga ngo ese nimuzi kuko imibiri yacu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri twebwe. Nurangiza kwezwa, wumva kuko ibyagutandukanyaga n'Imana byose ubikuye mu buzima bwawe. Noneho ubwire Imana uti Mana, ntandukanya n'ibyaha by'iwacu. Wenda reka mbere ku rugero. Njyewe mvuka mu umuryango nkomokamo. Njyewe ni mwene Ineza Zakariya. Ineza Zakariya wa Ineza Charles. Ineza Charles wa Ineza Bartolomeyo. Ineza Bartolomeyo wa Karera. Karera ka Kimongi. Kimongi wa Rwigema. Rwigema wa Sonera. Sonera wa Sekabwa. Sekabwa ka Rwigemera. Amina. Noneho ubu ngiye kwihana ibyaha byo kuva kwa Rwigemera, kwa Sekabwa, kwa Sonera, kwa Nkirangije, kwa Rwigema, kwa Bartolomeyo, kwa Charles, kwa Zakariya no kwa Stephen. Amina. Ibyo ni za karande zituruka iyo ngiyo hahandi tutibuka. Iyo utanze gutondeka ibyo bisekuru, n'ubundi mvuga ngo kuva kwa jajja wange, cyangwa kwa sogokuruza, iyo ngiyo numara kubivuga umanuke ugere kwa papa wawe. Nugera kwa papa wawe ugere no kwawe. Nurangiza ujye kwa mama wawe, kuko burya no kwa mama wawe karande zawo ziragukurikirana. Nuva kwa mama wawe ujye kwa sogokuru, kwa nyogokuru wawe ubyara papa wawe, naho karande zanyu ziragukurikirana.
nurangiza uvuge ngo niyatuyeho ibyo bakoze byose, za karande zose zo mu muryango wacu. Ubwicanyi bakoze mbwikuyeho, ubusambanyi bakoze mbwikuyeho, ubugambanyi bakoze mbwikuyeho, amarozi bagize mbwikuye, kubandwa babanzwe mbwikuye, guterekera baterekeye mbwikuye. Ibyo byose mbikuye ku buzima bwanjye. Nurangiza uvuge ngo guhera uyu munsi, ubisubire mukondi kubivuga, guhera uyu munsi ntandukanye na karande zo mu muryango w'abanyiginya. Ibyo basogokuruza banjye bakoze, ibyo basekuru wanjye bakoze, ibyo banyirakuruza wanjye bakoze, ibyo byose ntandukanye nabyo. Ubu ndi umwana w'Imana. Numara kuvuga ngo ndi umwana w'Imana, Yesu mubo yapfiriye wari urimo yakuguza amaraso y'igiciro cyinshi. Amaraso Yesu yakuguze amanuke akweze agutunganye. Namara kugutunganya ube wera de. Amina. Nurangiza ibyo ngibyo umaze kwihana ibyaha by'abasogokuru wawe, ibyaha by'abasogokuruza wawe, ibyaha by'abanyogokuru wawe, ibyaha by'imiryango yawe, ushobora kumbaza ngo mbese ngiye kubyihana ibyo narabikoze? Yego ntiwabikoze, bo baranapfuye ntibakiriho, ariko we birakugiraho ingaruka. Amina. Ndagira ngo nkubwire abantu bapfuye mu miryango yacu, bapfuye baterekera, kugeza uyu munsi baracyadukurikirana. Amina. Kubera kuko abana babo baraterekeraga, ababakomokagaho baraterekeraga, ariko twebwe twarakijijwe ntabwo duterekera. Ariko nubwo tudaterekera baracyadukurikirana. Amina. Birasaba rero kugira ngo hagati yacu nabo dushyire mu itandukaniro. Amen. Ukajya kubona bamaze korora inka zagwiriye, inka zigapfira rimwe zitarwaye. Abo ni abazimu bakomoka mu abasogokuruza wawe n'abasogokuru bawe, babandi bapfuye kera, baza bakanywa amaraso y'inka zawe. Kubera kuko ngo utakuye mu izuba bagira, bakaza bakavuga ngo n'ubundi ni izacu n'iz'umwana wacu, reka tuzigire gute, reka twihe noneho. Iyo bihaye noneho biha byinshi. Rero ni ngombwa ko ugomba gushinganisha ibintu byawe, ugashinganisha abana bawe, ugashinganisha umugore wawe, ugashinganisha inka zawe, ugashinganisha ihene zawe, ugashinganisha inkoko zawe, ugashinganisha iduka ryawe, ugashinganisha buri kintu cyawe cyose. Amena. Ibyo byose ukabishyira mu bwishingizi. Nimba abantu bagira ubwishingizi, assurance yo kwa muganga, assurance y'amashuri, assurance yo gushyingurwa, nayo numvise ko bayishyizeho, ibyo byose bikaba biriho. Kuki utambura assurance y'Imana? Shinganisha ibyawe imbere y'Imana. Ngiye ntabwo nje kukubwira ngo shinganisha ibyawe uzana amafaranga. Uyu munsi birwa bababeshya babwira ngo gushinganisha ibyawe, ngo nukurazana amafaranga, ngo ngukanguke yaha ngo runaka, ngo kugira ngo ushinganisha ibyawe. Oya, barababeshya. Gushinganisha ibyawe ngiye kubikubwira. Gushinganisha ibyawe, icyambere wamaze kugira gute, wamaze kwihana ibyaha bya famiye. Witandukanyije na karande zo mu miryango yawe. Witandukanyije na karande zo muri famiye yawe. Karande zo kwa nyoko, karande zo kwa nyogokuru wawe, karande zo kwa papa wawe, karande zikomoka kuko ibitugendaho byose bikomoka iyo ngiyo batubyaye, kuko twavukiye mu byaha. Abenshi twarakijijwe, imiryango yacu ni yari ikijijwe. Wenda ngewe imiryango yanjye yari ikijijwe, barasengaga, barabapasiteri. Ariko noneho hari abantu bavukiye mu miryango idakijijwe. Rero nimba waravukiye muri uwo muryango udakijijwe, byanze bikunze hari inyatsi zigukurikiye, hari abazimu bakugendaho, hari karande zigukurikiye, hari ibyo bagenzemo bibi. Ibyo ngibyo ndagira ngo nkubwire ngo ugiye gutandukana nabyo. Gutandukana nabyo ni ukora ibyo ndi kukubwira, uratandukana nabyo. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo harabaho itandukaniro. Yesu ashimwe cyane. Kandi ndabasaba mu by'ukuri ibi bintu nibijya biba mwitandukaniro, mujye mwandika muri comment. Muvuge muti koko
pastor ibyo watubwiye ni ukuri, turi gutandukana n'inyatsi, ibintu byacu biri kugenda bijya imbere, ntabwo ngenje kukubwira ngo zana miliyoni kugira ngo ushinganishe ibyawe, oya, kubera kuko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, buri wese yigererayo. Ndabizi nabaye opposition wenda y'ababandi bavuga ngo tanga ibyawe kugira ngo ushinganishe, oya, ngiye ntabwo ndi kubwira ngo zana amafaranga kwa Stephen, oya, ahubwo we bikore. Nurangiza noneho ikintu ngiye kukubwira, wamaze kwihana ibyaha bya famiye yawe, ibyaha byawe, ibyaha bya sogokuru, ibyaha bya nyogokuru, ibyaha bya mama wawe, aho wavukiye mu byaha bya bindi byose wanyuzemo, urangije kubyihana. Noneho ikintu cya mbere ugiye gukora, ugiye guhamagara amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu azagutwikire, azakweze. Ikintu cya mbere rero ugiye gukora, ngiye kukikubwira, ntabwo ari ubupfumu, nababwiye ngo ngiye gukoresha ibintu bigize gute, biba bihari, ntabwo ari imiti y'ibyatsi, ntabwo ari ibiki, nta nubwo ari n'imiti nguhaye, ahubwo njya guhinzira nk'uko twari dusanzwe dukoresha iki, amavuta yerayo. Amina. Rero ikintu ngiye kukubwira uyu munsi, nakubwiye ngo ufate ikaramu. Iki ni igikombe, iki gikombe kirimo amazi, hanyuma warangije bya bindi byose, kwihana, kwiyeza, kwitandukanya na karande, kwitandukanya n'ibigirwamana basogokuru bawe basenze bagize gute. Noneho urangije ugiye gufata uyu ni umunyu, murabubona umunyu nguyu w'amabuye, cyangwa uyu munyu bita ngo ni umunyu uva mu mazi cyangwa umunyu uva mu nyanja. Nurangiza urawufata ushyire mu gikombe. Niba ntawe ufite urafata urugera. Nurangiza reka urafata isukari, kanze ndibereke. Urafata isukari, noneho numara gufata isukari nayo urafata gake kagana gutya nko ku kiyiko, nayo uyishyire muri ya mazi. Nurangiza uze kuvanga, uyivange. Nurangiza urafata Bibiliya. Mwese ndumva ntawe udafite Bibiliya, n'utayifite ayifite muri telefoni, urambike hano. Numara kurambika hano, icya mbere uravuga ngo Uwiteka Mana yanjye, ni wowe wandemye, ni wowe unzi, cyangwa uko umutima wawe ukuyobora gusenga. Ntabwo ngiye isengesho nsenga ryawe warikurikiza, ubwo usenga iryawe uko umutima wawe urakuyobora. Ariko ntiwibagirwe aya magambo, uvuga ngo amazi ni ubuzima. Kandi mwese murabizi kuko 90% bigize umubiri w'umuntu ni amazi, kandi 90% bigize isi yacu ni amazi. Kandi murabizi kuko amazi ari mu bintu byahanganishije abami n'umunyu, biri mu bintu byahanganishije iki abami barwanira umunyu, cyane cyane mu bihugu bya za Korea, mu bihugu bya Amerika, mu bihugu bya hano muri Afrika, byagiye bihangana cyane bipfa umunyu. Nubwo bavuga ngo kibura bakarya n'umunyu, ariko umunyu ni ikintu cy'ingenzi cyatumye ingabo nyinshi zipfa ku rugamba
zizira umunyu n'amazi. Ikindi mu borozi, aborozi bararwana bakakubitana bakagira gute kubera amazi, kuko amazi adahari ntabwo inka zagira gute, ntabwo zabaho mu nzuri. Rero amazi ni ikintu gifite umumaro munini mu buzima bw'umuntu. Nurangiza uvuga uti amazi ni ubuzima, wongera ubisubiremo uvuge ngo amazi ni ubuzima, kandi umunyu ni uburyohe. Isukari iraryoha cyane kubirusha, ariko byose rishwizwe n'amazi y'ubuzima. Uyu munyu n'aya mazi by'uburyohe, amazi ni ubuzima, umunyu ni uburyohe, n'isukari ni uburyohe. Rero guhera uyu munsi reka nongere kuryohera abambona. Reka amagambo ari buve mu kanwa kanjye abaryoheye, kuko mu kanwa kanjye hasohokaga nk'amagambo mabi. Igihe cyose navugaga sinumvirwe, ubifashe gutya ho Bibiliya. Igihe cyose navugaga sinumvirwe, igihe cyose abantu bambonaga singaragare, naho nabaga nambaye neza abantu ntibambonaga, naho ndi mwiza ariko abantu ntibambona. Umugore wa mugore uvuga uti naho ndi mwiza umugabo wanjye mbona nk'ikintu, ntabwo mbona nk'umugore. Nawe wa mugabo we nimbasuzugurwaga n'umugore uvuga uti umugore wanjye ntiyambonaga nubwo nakoraga ibishoboka byose. Nkagura imodoka, nkubaka inzu, nkakora business kugira ngo umugore yishime ntibikunde, nkafata umugabo neza kugira ngo yishime ntibikunde, imiryango yanjye ikaba yaransize ku ruhande. Kanizere ko iki kintu muri kucyumva neza. Guhera uyu munsi amazi ni ubuzima, umunyu n'isukari ni uburyohe. Reka guhera uyu munsi imbere y'umugabo wanjye, imbere y'umugore wanjye, imbere y'abakastoma banjye, imbere y'umuryango wanjye, imbere y'amashuri yanjye, imbere y'abakoresha banjye, reka mbe umuntu utandukanye, kuko uyu munsi nabaye ubuzima, uyu munsi nabaye uburyohe, uyu munsi amagambo agiye kuva mu kanwa kanjye araryoshye. Nurangiza uvuge y'amazi, umaze kuvuga ibi bintu uyagire gute, ufata andi mazi, kuko amazi ari mu gikombe ntabwo yagira gute, ntabwo wayakoresha, kandi noneho umunyu wawe wakoze n'isukari byagufatiraho. Nurangiza uyatabure mu kindi kintu cy'amazi, yaba ijerekani yaba iki, amazi meza ugomba koga. Nurangiza kuyashyiramo y'amazi, kuko amaze kuyatongera bya bindi, igihe cyose ugiye koga ujye ubanza woge mu maso. Numara koga mu maso uvuga uti sinagaragaraga, ariko guhera uyu munsi amazi ni ubuzima, umunyu ni uburyohe. Reka ntangire kuryoha, reka ntangire kugaragara, kuko uyu munsi ndi muzima, ntabwo nkiri umupfu. Hari abantu bahari ariko bakaba barapfuye bahagaze. Nihangane iki kintu nyivuge, nanjye icyo gihe nakibayemo narapfuye mpagaze, nta muntu ubasha kunyumva. Abantu bose nkambara neza ngo ndebe ko bambona ariko ntibambone, nakora ibintu byiza ngo ndebe ko bankunda ariko ntibankunde. Ndibuka hari igihe cyagezemo nkajya njya ahantu kwa ba muyomba wanjye cyangwa muri famiye yanjye, aho ngeze umunsi nakoze ibintu byiza, mvuga ngo nkoze ibintu byiza biri bubanezeze, aho kugira ngo bibanezeze akaba aribwo banyirukana. Ndababwira iki kintu, ndakibabwira. Hari igihe tuba dufite umwaku, dufite inkomoko itugendaho. Rero icyo kintu tugomba kukikuraho, icyo cyangiro tugomba kukikuraho. Ugasanga uri umukobwa mwiza urambara ukaberwa, ariko warabuze umugabo, barumuna bawe barashatswe, wowe uracyagize gute, uracyari aho ngaho. Abasore baraza ariko bakaza batagambiriye kugukira mu rugo, ahubwo bagambiriye kuryamana nawe, ugasanga bakumaze mpanumve. Nihangane kuba nkoresheje iri jambo, ntabwo ari ubupagani, murabizi ko bibaho.
ugasanga uri umugore urubatse ufite urugo rwiza ufite umugabo mwiza, ariko ugasanga buri munsi abagabo barakwirukankaho batonze isheni, kandi barabizi ko wambaye impeta umugabo yakwambitse, barabizi ko n'ubukwe bwabaye. Ugasanga uyu munsi urubatse urashenye, ejo bundi ukajya mu rundi rugo ugasenya, mugacyo ukajya mu rundi ugasenya, za karande zarakwiziritseho. Nababwira ibyambayeho. Hari igihe navuga ngo ngiye gukora ibyiza, nkabikora kuko nkabona ko nakoze ibyiza, ariko abana bikoreye ntibagire gute, kubera icyangiro cyari kindiho, kubera karande zari zindiho. Amina. Nurangiza ndagira ngo nkubwire ngo ibi bintu ngiye kukubwira birakora. Amina. Ibi bintu ngiye kukubwira birakora, ntunanirwe kubikoresha. Birakora kuko izi ngizi ntabwo ari inzaratsi. Nurangiza woge mu maso uvuga uti guhera uyu munsi ngaragare. Nurangiza koga mu maso y'amazi yafate uyinyuguze wayaboroshesha simbizi, wiborose ukoresheje y'amazi. Nurangiza uvuge ngo amagambo yavaga mu kanwa kanjye ntabwo yaryoheraga abantu, amagambo yavaga mu kanwa kanjye yari mabi. Ndagira ngo uyu munsi amagambo mabi ntiyasohoraga aveho, ahubwo hasohoka amagambo meza mu kanwa kanjye, hasohoka amagambo asize umunyu, hasohoka amagambo aryoshye n'isukari. Murabizi nta mwana wanga isukari, abana bose ibisukari, n'abantu bakuru kandi murayikunda, benshi murayirya. Amina. Amagambo asohoka mu kanwa kanjye aryohere nk'isukari. Nimurangiza icyo kintu maze kugikora. Amina. Haleluya. Nurangiza ufate y'amazi, none ugire gute, woge mu mutwe. Numara koga mu mutwe neza, ukore mu matwi. Nurangiza uvuge ngo guhera uyu munsi numvaga inkuru mbi, ariko guhera uyu munsi nongere kumva inkuru nziza. Nurangiza uvuga ngo ubwenge bwanjye hari ibintu byari byarinjiyemo, hari ibyo abadayimoni barashyizemo, ariko guhera uyu munsi ndahanagura ibibi byari biri mu mutwe wanjye. Uyu munsi ndahanagura ibibi byose, uyu munsi ndahanagura ibitekerezo bibi, uyu munsi ndahanagura bya bindi byose byambuzaga amahoro. Nurangiza ukore mu matwi uvuga uti guhera uyu munsi nkeneye kumva inkuru nziza, sinzongere kumva inkuru mbi mu izina rya Yesu. Haleluya. Nurangiza ukarabe mu ntoki y'amazi. Numara gukaraba mu ntoki y'amazi uvuga uti ibiganza byanjye ntago byakiraga. Haleluya. Wari muzi ko hari igihe ufite imiryango y'abakire, papa wari umukire, nyoko mama wari umukire, bashiki bawe ari abakire, bakuru bawe ari abakire, batoya bawe ari abakire, ariko ukabaho mu buzima bubi. Icyo kintu mwari mukizi. Nurangiza uvuga ngo ibiganza byanjye ntibyakiraga, ariko guhera uyu munsi ibiganza byanjye bigire gute, byakire. Utangire uhanurira ibiganza byawe umaze gukaraba y'amazi nakubwiye. Utangire uhanurira ibiganza byawe, utangire uvuga uti guhera uyu munsi ibiganza byanjye byakire, ibiganza byanjye bifate. Uwo nzatega ibiganza azabashe kunyumva, igihe cyose nkibasha kuvuga ntaravuga ajya abasha kunyumva. Muri business yanjye nyitangira kuvuga, ibintu byanjye bizagurwe, bajye bumva ko ndi mbese bajye bambonamo ukuri, kubera ko amagambo y'ibinyoma yari muri njyewe yasohotse. Yesu ashimwe cyane. Nurangiza Imana izagenda muri business yawe, bizagenda neza. Amina. Nk'abantu mwe, uyu si umuti urimo gusenga. Nurangiza ugende muri business yawe wacuruzaga ntibigende. Nurangiza ufate amazi uyashyire mu icupa, numara kuyashyira mu icupa yandi wakoze kwa kundi, ugende ujye muri business yawe. Nuhagera dore muri business yawe bakurogeraga, bari barashyizemo ibintu bituma abakiriya batinjira iwawe. Umuntu uri hano akagurisha n'uri hano akagurisha, ariko wowe ukagenda mu gitondo ugataha uko wiriwe. Nurangiza y'amazi uyafate uyanyanyagize mu muryango, nurangiza uyatere mu nzu hose. Numara kuyatera mu nzu hose uvuge ngo uyu munsi ndagira ngo ibintu by'iwanjye byongere kugaragara. Kubera kuko niba ucuruza amateleviziyo uvuga uti televiziyo z'iwanjye zigaragare, zirebeke neza.
niba ucuruza imodoka uvuga uti imodoka ziwaje zirebe ibintu byose ucuruza mwami Imana yacu nurangiza uvuge ngo ibi byose bigize gute maze ubikora utyo nurangiza uvuge ngo uyu munsi nkeneye kubona abakiriya ntabwo nkeneye kubona abakiriya baza babaza bagenda buri mukiriya wese urinjira gure mu izina rya Yesu. Haleluya, Imana yacu ihabwa icubahiro. Nurangiza urabona ikitangaza Imana igiye gukora, ntabwo uzongera gukena. Nukurikiza iringiri ugakomeza guhagarara ku Mana, ngendagira ngo nkubwire ngo ikintu cya mbere Imana ishaka ni umutima wawe. Bikore kandi unasenge, kuko nubikora udasenga n'ubundi nta kintu bitanze, ariko nubikora usenga ndagira ngo guhe aya magambo nyakubwire. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru irashyigikira ijambo ryayo. Amina. Waragiye mu bakozi b'Imana, waratanze amafaranga menshi, baragusiza amavuta, baragukoreye deliverance, bagize gute, bagusiza amavuta mu gahanga, basiza n'umubiri wose, bakwambuye imyenda baragusiga, ngo barimo baragukuraho inyatsi, aho kugira ngo inyatsi ishirika garuka. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi, ni wowe ubwawe ugomba gufata icyemezo cy'ubuzima bwawe, ni wowe ubwawe ugomba kwikorera deliverance, ni wowe ubwawe ugomba kwihindurira amateka. Nta muntu n'umwe waguhindurira amateka. Ibi baba benshi bababwira ngo turabakorera deliverance, mw'abantu mwereka ndababwire, ni wowe ubwawe ugomba kwikorera deliverance. Muri nuza muri video y'ubushize nawe babwiye, ndababwira ngo ngewe nageze ku bakozi b'Imana bashoboka n'abadashoboka ngo bankorere deliverance. Naratanze amafaranga ashoboka n'adashoboka ngo bankorere deliverance. Aho bagendaga kubaka urusengero mari naratanga nkatanga n'uduki twose nanisigaranye. Ndibuka naho nigeze gutanga ipantaro, ariyo nari ifite nziza nikuramo ndayitanga. Haraho nigeze gutanga telefone, ari ubwa mbere ntunze smartphone ndayitanga. Ngo ndi kugira ngo ngira gute ngo mbohoke, ariko ho kugira ngo mbohoke bikanga bigasubira urudubi. Amina. Nta muntu n'umwe wagukorera deliverance usibye wowe ubwawe. Ni wowe ugomba kurambirwa ibyo ubaye, ni wowe ugomba kurambirwa bya bindi byakubase. Kuko wowe uzanze kugukorera deliverance uzambwira nanjye nikirize, kubera kuko iyo mugiye gukora deliverance mutwara amafaranga, akakubwira ibyiza, akakubwira kuko birangiye, nyabya bindi wari usigaje ntabivuge. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wowe ubwawe ni wowe ugomba kwikorera deliverance. Amina. Warangiza kuyikora uyirangije neza, ni wowe ugomba kurangirwa ukarambirwa. Kuvuga ngo nimba ugikunze ubukene nyine uzabubamo, ariko nimba uburambiwe uzabuvamo. Ndagira ngo nkubwire ngo ikintu cya mbere Imana ishaka, Imana ikeneye umutima wawe, Imana ikeneye kwigororokera, Imana ikeneye kwitunganira, ibindi byose bikagira gute bikarangira. Waruzi kuko hari igihe umuntu akubwira ngo ngiye gukora deliverance, nawe ubwibyara munaniye kuyikorera. Ukuva kuko umuntu ari kukubwira ngo ukagenda ukamubwira pastor inzoga zarananiye, ubusambanyi bwarananiye, ariko wagereyo ahubwo ugasanga niwe ugusambanyije. Mwari muzi kuko uyu munsi abashumba bacu cyangwa abapasteri bacu uyu munsi dusigaye, cyangwa nanjye reka mbivugemo nanjye ndi umupasteri, dusigaye tugenda bonde 7 tuzinywera muri koka. Ugasanga umuntu yaraye muri ibyo ngibyo, warangiza ukamubwira ngo nsengera. Wowe ubwawe rambirwa ibyuzi bikubasi, ibikubujije amahoro muri wowe, ni wowe ubizi, nta wundi muntu abizi. Genda ukore biriya nakubwiye, urambirwa ibyo wabayemo. Ngenda babwira ngo ibyo bintu nabibayemo umwaka umwe, bibamwe imyaka 2, bibamwe imyaka 3, bibamwe imyaka 4, bibamwe imyaka 5. Nakizwe muri 99. Mfite imyaka 38, ndangije imyaka 3 aribwo ngize gute, aribyo ibyo bintu byakarande bimvuyeho. Kubera kuko hari ibyo nari ndimo nanjye byari byarananiye kurekura. Nkumva ko pastor yasenze byarangiye, ariko umunsi nababashwe nabyo, umunsi byambabaje ubwabyo bikambabaza, niwo munsi nabiretse. Amina. Rero ndagira ngo mbabwire ngo icyo ni cyari giciyemo. Abantu barababwiye ngo nimuzana amafaranga babakorera deliverance,
abantu barakubwira ngo kugira ngo ugire icyo utanga Imana ikugirire neza hari icyo ugomba gutanga imbere y'iki, imbere y'Imana. Amafaranga mwarayatanze byaranze, mwarafashe ibya 10 mwarabitanze byaranze. Ntabwo mbabujije gutanga ibya 10 mudatuma abashumba bagenzi banjye bankubita. Ntabwo mbabujije gutanga icya 10. Icya 10 uzagitange kuko ni itegeko ry'Imana. Ituru uzaritange kuko ni itegeko ry'iki, ry'Imana. Ariko ibindi bakubwira ngo tanga ibingibi, tanga ibingibi kugira ngo umurimo wawe ugende, kugira ngo business yawe igende, biriya bintu barakubeshya. Bishobora kugenda uyu munsi ariko ejo bikanga. Ariko nukora ibingibi ngubwiye, nta mafaranga nkwatse, nta nayo ngubwiye ngo uzame. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yo nkorera, ndagira ngo nkubwire ngo ugiye kubigenza neza. Imana yo mu ijuru ihabwa umugisha. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo tandukana n'ubukene, tandukana n'akarande, tandukana n'inyatsi, tandukana n'igisuzuguriro, tandukana n'ibikurwanya, tandukana na za karande ziwani. Wowe ubwawe ugomba kubikora. Naguhaye inzira y'inzira ugomba kunyuramo. Iyo nzira ugomba kunyuramo nta yindi, ni ukwihana ibyaha by'abasogokuru, ukihana ibyaha by'abasogokuruza, ukihana ibyaha byo mu miryango yawe, ugatandukana burundu na karande zo muri famiye yanyu. Urangije nkwereka umuti ugomba gukoresha. Ntabwo ari umuti n'amazi n'umunyu n'isukari, mwese mbikoresha iwanyu. Ntawe utagira isukari, ntawe utagira umunyu, ntawe utagira amazi. Amina. Nurangiza urebe ko bitagenda neza. Hari abantu bari hano bafite ikibazo. Wowe ukurikira iyi video, hari abagore muhari mwabujijwe agaciro mu rugo rwanyu, muri abagore beza, ariko bikarangira umugabo akajya gusambana n'indaya kandi uri umugore mwiza uri mu rugo, uhita abagabo bose bagarunguruka. Ariko imbere y'umugabo wawe ntugire ukwibura icyo, bagasanga ukumva ko umugabo wawe, umugabo yaraye mu kabari, umugabo yaraye mu ndaya, umugabo bamukubitiye mu ndaya, wagiye kugomboza umugabo mu ndaya aho bamufatiriye, ariko kandi uri umugore mwiza, uhita abantu bose bakarunguruka, ariko wowe ntakubona ubwiza bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ijambo nkuzaniye ni uko ugomba kwigarurira umugabo wawe akaba uwawe. Amina. Ni wowe ugomba kugarura umugabo wawe akaba iki, akaba umugabo wawe. Nta wundi muntu agomba kugarura umugabo, ni wowe. Abantu bari kugushuka bakakubwira ngo tandukana n'uriya mugabo. Ikibazo ntabwo ari uriya mugabo, ahubwo ikibazo ni wewe. Amen. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikugirire neza. Wa mugore we, ndagira ngo nkubwire ngo guhera uyu munsi kora ibyo nkubwiye, umugabo wawe ari ukugarukire. Amen. Umugabo wawe arakugarukira. Wa mukobwa we, abagabo umaze kurambagizwa n'abahungu barenga 50. Abo muze kuryamana nabo barenga 25. Bose bakubesha ubukwe, nta numwe ugira agushyira mu rugo. Bamara kuryamana nawe bose bagahita bagusiga bakagenda. Wafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ntabwo nzongera kugira umuntu nkundana nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo guhera uyu munsi nkuzaniye ubutumwa, nkuzaniye ijambo rivuga ngo uyu munsi ngomba kurongorwa mu izina rya Yesu. Kandi uri umukobwa mwiza sha, nta kibazo ufite. Abantu barakubona bakumva rwose uri umukobwa mwiza, bakahangara abantu bakareba bakagira gute. Ariko kugira ngo uzave iwanyu byaranze, kugira ngo uzashake byaranze. Ndagira ngo nkubwire ngo nkuzaniye igituma ushaka, igituma urongorwa mu izina rya Yesu. Kora iringiri gusa, ibi nkubwiye: amazi n'umunyu n'isukari. Nurangiza urebe ngo uragira gute, urebe ngo ibintu biracuka birahinduka. Umusore araza kubwira ati nkeneye kugushyira mu rugo. Kandi reka nkubwire iki kintu, umusore ubuze ntabwo ari bugusabe kuryamana nawe, ahubwo aragusaba kugushyira mu rugo mbere yo kuryamana nawe. Amina. Reka mbabwire iki kintu, iyo ari Imana yavuze umusore ugukunda uzagushyira mu rugo iwawe, ntabwo agusaba kuryamana nawe mbere yuko mubana. Haleluya. Rero wa mukobwa we ubikore,
abasore barakurambagije bagize gute byaranze baraza nta kindi bagushakaho n'inarareba bakavuga ati gutya na gutya, ndetse abagabo bafite abagore bariyoberanyije impeta bazikuyemo bazishyira mu mufuka bakeneye kuryamana nawe gusa. Wari uzi ko hari igihe tujya tugira umwuka w'igikundiro, ariko icyo gikundiro ari igikundiro cy'abadayimoni bikizenguruka inyuma. Tukuvuga ngo abantu baradukunda ariko nta gikundiro giturutse ku Mana. Urukundo ruturutse ku Mana, umusore ugukunda aturutse ku Mana, ntabwo agusaba kuryamana nawe. Amina. Ubwo ntabwo ari urukundo. Imana yo mu ijuru idahana umugisha. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi kora biriya nakubwiye. Buri munsi ubyuke woga ariya amazi, ubikora icyumweru kimwe, iminsi 7. Numara kubikora iminsi 7, ariko mbere yo kubikora igihe cyose uzagenda gukora koga ukimara gusengera aya mazi, ugomba kuzenguruka inshuro 7 witorora kuri ya mazi, cyangwa uyafite mu ntoki witorora inshuro 7. Numara kwitorora inshuro 7, witandukanya na bya byaha bya famiye bya karande bya bindi byose, witandukanye nabyo. 7 bivuga umwuzuro w'Imana. Nurangiza ugire gute? Nurangiza ubundi nzi kuko Yesu azakugirira neza, ubikora iminsi 7. Amina. Wa mugore we byananiye, urugo rwananiye, ndakubwiye nta gutandukana kuri imbere yawe n'umugabo wawe. Ni wowe ugomba kwigarurira umugabo wawe ukamugira uwawe, akakwemera nk'uko yakwemeye cyagiye akemera ko mujya gusezerana, mukarerana abana mwabyaranye. Wikwemera ko hari undi mugore uza kukurerera abana. Wa mugabo wikwemera ko hari undi mugore uza kukurerera abana. Nta kintu muto urahari, nta wundi n'uyu nguyu. Bikore ubundi urugo rwawe rugire gute, rutahemwe amahoro. Amina. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Wa musore wararambagije byaranze, abakobwa barakwanze, ariko ndakubwira uyu munsi koresha biriya ngubwiye. Fata amazi ushiremo umunyu, ushiremo, nurangiza uzenguruka inshuro 7. Wihana ibyaha bya famiye, babandi wanyu bapfuye badashatse, bya bindi byose bababengaga kubera ubukene. Ibyo byose wowe uzahitira kugaragara, kandi cyambere uzahituma umukire. Amina. Nurangiza urambagiza umukobwa wumva ushaka. Wivuga ngo ngiye ngo Imana izapfa kumuhombonye. Oya, hagarara muki, hagarara mu ijambo, hagarara ku ijambo, uvuga uti ngiye nshaka umukobwa uyu n'uyu. Amina. Nawe wa mukobwa wivuga gutyo, Imana yarakubwiye ngo uzubaka inzu, kora iri ngiri. Imana igiye gukora igitangaza, wubaka inzu mu izina rya Yesu. Ngiye sinkubwiye ngo uzaze ngo ukore deliverance. Ni wowe ugomba kuyikorera. Tandukana n'ibyaha, wabazwe n'ibyo wanyuzemo, wabazwe n'ibyo wakoze. Nurangiza bikubabaze, nimara kukubabuza utandukane nabyo. Ntabwo Imana ikorana n'ibyaha, never. Nubona ukora ibyaha ibintu bikaza, uzamenye kuko ari Satani bikora, ntabwo ari Imana izabikoze. Ndavugisha ukuri. Ikizakubwira ko ibyo bintu biturutse kwa Satani, ibintu byo kwa Satani ntabwo bijya birama. Ubona miliyoni ukayimara n'icyumweru kimwe bugacya yashize, ariko 100,000 bivuye ku Mana bimara ukwezi. Amina. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mwari kumwe na Bishop Ineza Stephen Mugisha kuva mu itorero Pentecost Mission Christian Church. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Ndababwira yuko nukora biriya Imana izakugirira neza, kandi Imana izagutabara kandi izakurengera. Nukuri Imana ije gukuraho ibyari bibabaje abantu, ibyari bihejeje abantu mu bukene. Nanjye sinze ayo magambo narayabonye, mbona umugabo muremure ari kumbwira ngo bwira abantu banjye bakoresha bino bintu. Ntabwo ngewe ari ibintu nitekerereje ubwanjye, ahubwo numvishe umwuka mbwira kubibabwira. Amina. Dukeneye kugira ngo twe guhora dusabiriza, ahubwo natwe badusabe. Amina. Twe guhora ariko tugira gute? Abantu bangije ubutunzi bwacu, turagenda bakatubwira ngo nituzane dushire mu nzu, mu rusengero duhereza abakozi b'Imana, nabita abakozi b'Imana. Ntabwo tukibabazwa nuko abantu badakijijwe.
icyo nkubwira ibi ngibi bikora udakijijwe nta kintu bikumarira, ahubwo wowe bikora ukijijwe muri wowe, ubikore ariko no gukizwa birimo. Nurangiza ikintu narangirije kuri ya mazi wasize mu ibasi, wasize mu ijerekani cyangwa mu kibido kinini, uzajya ujya koga, ya mazi agomba kuyoga iminsi 7. Uzajya woga uvuga ngo mwami uko umwanda uri ku mubiri wanjye ugenda aba ariko na karande zigenda. Nurangiza ugire gute woge neza, numara koga ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Uzambwira muri comment icyavuyemo. Nimba hari indwara ufite yanze gukira, ayo mazi uzayafate uyanywe. Uzakoresha amazi meza, ntuzakoresha amazi mabi y'ibirowa. Uzayafata uyanywe. Uko akuraho karande n'ibiri mu nda byananiranye bizasohoka. Nimba ari n'uburozi ndakubwiza ukuri, nimba baranakuroze uzayamudiyare bisohoka umunsi umwe. Uzayamudiyare umunsi umwe bisohoke bishiremo byose, kubera ko n'amazi matagatifu, n'amazi yejejwe. Amina. N'amazi wasengeye ubwawe, nta wundi muntu wayasengeye, nta bindi bintu bayatongeye. Amina. Nimba ari n'indwara zananiranye, kuko nabonye Imana ikiza sida, mwabantu mwe Imana ikiza sida. Ndi umugabo wo kwihamya, ntabwo ari ukubeshya. Hari abantu 2 nasengeye barahari, nuko nashaka kubavuga. Ntabwo ngiye ndi muri babandi bavuga ngo nasengeye kanaka, ariko bo nibanyemerera ubwabo gutanga ubuhamya nkabo, nzabahamagara hano ku Isezerano TV bababwire. N'abadamu 2 b'abaganga narabasengeye, twari twakoze igiterana ahantu Rwamagana, ndabasengera. Ariko uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo bampaye ubuhamya, barambwira ngo sida yagize gute, yaragiye, kandi bari bayifite bari ku miti. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo sida yaragiye. Ariko ntabwo mbabwiye ngo nzanye umuti uvura sida. Oya, gukira sida ni ukwizera kwawe. Amina. Abadamu bagize kwizera muri bo, ndibuka baje ari 2, umwe afashe undi ukuboko, baravuga basanga hari abakozi benshi b'Imana, ariko ntibabwira n'umwe. Hari abari baturutse muri Uganda, hari abari baturutse muri Congo, hari abatanzania, ariko baraza barambwira ngiye nta nubwo nta n'ikintu nayisizwe muri ibyo ngibyo, usiye ko nayo ndi gusemura. Hari umukozi w'Imana ari waturutse muri Uganda, yaje kwimika abashumba aho hantu, ndangije bari ngiye umusemurira. Muri kwa kumusemurira, abadamu baraza, bageze baravuga ngo wowe Imana twabonye muri wowe, turaje ngo dusengere, reka tugende ahantu tuganire. Barambwira bati turabarwayi ba sida, icyongeyeho dukora kwa muganga hano Rwamagana, twebwe dukora mu bitaro hano, ni twebwe dutanga imiti y'abarwayi ba sida, natwe twaranduye twararwaye, ariko rwose dusengera Imana, dufite kwizera. Byari bimaze imyaka irenga 8, ariko ejo bundi naratunguwe ngiye kubona mbona barampamagaye. Umwe ni wabaje kumamagara, arambwira ati mukozi w'Imana uraho, ati ndagira ngo nkumenyeshe yuko isengesho wasenze ukabwira Imana ngo idukureho uburwayi bwa sida twakize. Umwana arambwira ngo na mugenzi wanjye yarakize. Iyo Mana dusenge igakiza sida, nukubera iki itabasha gukiza na karande n'inyatsi. Amina. Haleluya. Nta kindi kintu nakoresheje icyo gihe, narasenze mbwira Imana. Maze kubwira Imana ndavuga ngo mwebwe bwanyu mubabazwe n'iki, n'uburwayi mufite, nimurangiza mutandukane n'icyaha, mureke kongera gukora icyaha, mureke gusambana ngo mwamwe mwarayanduye ntimuzi ko mwayanduje, ngo mugiye kuyanduza abandi. Mubireke mubihagarike, ubundi Imana izabagirira neza. Ndangize nsengera amazi, ndababwira nimugura amazi. Numva umwuka arambwiye ngo babwire bagura amazi. Bagura amazi, bamaze kugura amazi barayazana. Amazi ndayasengera, maze kuyasengera nshyiramo umunyu. Ndangiye gushyiramo umunyu, ntabwo nase nk'umunyu w'amabuye naberetse, nase nk'umunyu w'urugera n'ikiko cy'isukari. Ndaje ndababwira ngo nimugende amazi muyavange mu yandi, cyangwa muyashyira ahantu mu mazi ugiye kumujisukamo. Ubwira Imana ngo Mana, iyi sida yaraje ntabwo nyibona, ningenda kunyara aba ariko nyinyara ishyire mu maraso yanjye. Amina. Baragenda barabikora. Ejo bundi barampamagaye, mpereza Imana icyubahiro. Nawe nimba ubyumva uhereza Imana iki
icyubahiro. Imana ntabwo yitaye kuri bya bindi wabayemo byose. Ikizima n'utandukana nabyo ukababazwa n'ibyo uri kunyuramo. Amina. Yesu yiteguye kukugirira neza. Yesu yiteguye kugutabara. Yesu yiteguye kukurwanirira. Yesu yiteguye guhindura amateka ku buzima bwawe. Nta ndwara n'imwe iri Imana itavura. Nta ndwara n'imwe ihari, yaba sida, yaba corona, yaba ebola. Ndagira ngo mbabwire ngo izo ndwara zose Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru irazikiza. Amen. Ese wambwira ngo Imana izura abantu bapfuye, wewe yabuzwa n'iki kugutabara? Amen. Umuntu yapfuye akazuka. Amen. Nimba Sarongo yazura umuntu wapfuye, nimba wawe umugore waho ngaho numva ngo iyo ngiyo za Ruhengeri na he witwa Nyirabisabo ngo azura abantu bapfuye akoresheje abazimu, kuki Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru itazura natwe abacu bapfuye? Kuki itakura sidiri mu buzima bwacu ngo tuyinyare, tujye kunyara tuyinyare? Kuki tutakwirukanka ngo dukora siporo? Nidukora siporo ikiuzwe kiri kuza kizamukemo hasi da tukigire gute? Tukijugunye sidisoke mu izina rya Yesu. Mumbwire, uyu munsi turi kureba ibidahari, nimureke duhagarare ku Mana by'ukuri. Amina. Niba Imana yarazuye Lazaro, kuki wowe itakuzura? Uyu munsi ndikubwira abantu ngo ntabwo nkeneye gukomeza kumva Imana ya Dawidi, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Yego baratumanjirije. Imana ya Abrahamu, yego Abrahamu ni sogokuruza wacu. Ariko natwe uyu munsi birakeneye ko mu Rwanda natwe tugira abantu bavugwa. Amina. Haleluya. Tukavugwa ku byiza, tutavugwa ku bibi. Amina. Tutavuga ko hari abantu twabwiye ngo nibazana ubutunzi bwabo bwose abushyire mu biganza byacu ngo tubasengera Imana. Oya, ngiye cy'Imana izamishurira nzakibabwira, namwe mugende mugikore, kubera kuko njya kukivuga nabanje kugikoresha. Amina. Hari ibintu bigenda bicukacuka umunsi ku wundi. Amina. Hari ahantu Imana yankuye. Haleluya. Hari ahantu Imana yankuye. Hari ahantu narindushe. Hari ahantu mwabantu mwereka mbabwire, hari igihe tuba twaravuye ahantu hakomeye, twamara kuva ahantu hakomeye, uyu munsi tukaba twambaye tumeze neza, abantu batubona turi inzobe tuyaga, ariko hari ahantu tuba twaravuye. Amina. Yego wenda ntabwo nabaye mu buzima bubi cyane, ariko inzara yanyishe iminsi 7. Inzara iranyica ngera kuri pwe yo gupfa. Amina. Wari uzi ko hari igihe Imana igushyira mu kigeragezo ikakubuza no kugira umuntu ubwira ngo bimeze gutya? Iyo Imana igushaka, reka mbabwire mwabantu mwe, iyo Imana hari izagukura, iyo uzabukomeye unyura mu bikomeye. Amina. Haleluya. Ejo bundi Imana yarambwiye ngo genda ubwira abana banjye ngo bo ubwabo bafite ubushobozi bwo kunsaba nkabaha. Amina. Imana irambwira ngo ndambiwe kugira gute? Ndambiwe kubona abana banjye bahora babiba. Haleluya. Uhora bagira gute babiba? Sana amafaranga nzamuke nje kuri Bere Mountain. Sana amafaranga nzamuke umusozi Kanyarira. Zana amafaranga, hari ibintu byawe nabonye bikomeye, newe wapfuye biranze birarangiye, ntabwo ushobora gukira tutagiye ku musozi. Oya. Imana izanye ijambo rivuga ngo humura. Haleluya. Imana izanye ijambo rivuga ngo humura. 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 Yesu ashimwe cyane. Ejo bundi mu minsi ishize Imana yarambwiye ngo mwana wanjye ndaguhagurukije, ngo ndaguhamagaye, ngo ngwino ujye gutabara ubwoko bwanjye, ubabwira amagambo ngiye kukubwira. Iyi channel narayifunguye ndiyicarira ndatuza, kubera ko nta nicyo nayifite cyo kuvugaho, ariko nyifungura Imana ari ibimbwiye. Numva ijwi rirambwiye ngo genda ufungure channel uyite Isezerano TV. Haleluya. Nayifite izindi channel nafunguraga ariko nta kintu zivugirwaho.
muri iyi minsi ndangije mbaza Imana ngo mbese ngo ni iyihe mpamvu watumye mfungura iriya channel, warangiza ukambwira n'amagambo ngomba kwivugiraho. Imana irambwira ngo nkeneye gukiza ubwoko bwanjye. Amina. Imana irambwira ngo dore abantu benshi bapfunguye amacano, ariko amacano bafunguye ntabwo avuga ibyanjye, nayo kugira ngo bubake amaso, nayo kubeshya kuzana abantu bakavuga ngo baciye hana babeshya. Genda ubwiza abantu banje ukuri. Rero ijambo Imana yambwiye ngo mwana wanjye nguhaye umuti, genda uwuha abana banje. Umuti Imana yampaye kubabwira n'uyu nguyu, nta wundi. Kandi Imana irambwira ngo ntabwo nkubwiye ngo waka amafaranga. Haleluya. Ntabwo ngiye nkubwiye ngo mpa amafaranga, ukubwiye ku buntu. Kubera kuko hari ahandi wari uzajya bakakubwira ngo kugira ngo ngusengere ngo zana ngo nguhe umuti, yarangiza agakora ibingi bakakubwira ngo kubera kuko nabirambitseho ibiganza byanjye ngo niyo mpamvu. Uyu munsi baragusiga amavuta ku gahanga bakakubwira ngo tanga 100,000. Bibabaje Imana. Abantu benshi murabona amasengero bari kuyafunga, mutagira ngo muri rwa mwitotomba. Abantu baritotomba bakavuga ngo Imana ngo mu Rwanda ngo bafunze isengero. Barazifunga nyine, ahubwo n'izindi barazifunga. Usibye no gufunga isengero, natwe ubwacu abakozi b'Imana shabara bashira muri gereza, murabibona. Nihangane mvuga ya magambo. Kubera iki? Imana yaduhaye ububasha tubukoresha nabi. Amina. Imana yatugizaho kubahwa, turiyubahisha birarenga, kugeza dusigaye dufera abantu tukababwira ngo zana amafaranga yose ufite kuri banki. Amina. Zana amafaranga yose ufite kuri banki ngusengera Imana iguhe iki. Kugeza ubwo dusigaye duhagarara abashumba tugahagarara tukabwira abantu ngo amaturo yanyu niyo turya. Nubatse inzu mu maturo yanyu, nambaye Rolex iva mu mafaranga yanyu mutura, mfite imodoka nziza ya Vewit iva mu mafaranga yanyu, nubatse etage hana iva mu mafaranga yanyu, mfite televiziyo runaka iva mu mafaranga yanyu. Ibyo bintu byababaza Imana. Bimaze kubabaza Imana, Imana itegeka ko insengero zifungwa. Ntihagire umuntu wirwa avuga ngo insengero zarafunzwe. Igihe Imana izashakira mu Rwanda izongera ifungura insengero. Amina. Haleluya. Nizisigaye ziri gukora, nimudakora neza namwe bazabafungira. Ntimurate ngo nuko mufite imisoro. Imisoro nimuzaka muzasora amamiliyari n'amamiliyaridi. Imana yiteguye guhindura ubwoko bwayo. Igihugu cy'u Rwanda Imana yakishyiriyeho kugira ngo kizabwiriza amahanga. Ariko uyu munsi birababaje kuba Abanyarwanda uri kugenda ukagira Prayer Mountain ugasanga hamanitse amatangazo ngo hari umuntu ngo uyu muntu arashakishwa ngo kubera kuko ngo yibye abantu hano ngo Yesu igorotse abantu. Birababaje. Birabaje kuba abantu batakigira gute, batari kureba ibyabajyanye bakajyanwa no kureba iby'abandi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bene data, iki ni igihano gitoya Imana yashyizeho ku bantu bafite mwafunguye insengero mu gihugu cy'u Rwanda. Mugafungura insengero mutagamije kugira aho mugeza abantu, ahubwo mwifuza gusiga abantu mu bukene. Amina. Imana ikeneye abakozi b'Imana nyabo bayikorera. Ndetse uyu munsi ntabwo Imana ikeneye abakozi, ahubwo uyu munsi ikeneye ko abana bayo ari bo bayikorera. Niba wumva uri umukozi rero ndagira ngo nkubwire nta mukozi ujya ukora. Abakozi babinyangamugayo ni bakeya, abenshi bakora bagavura. Wamuha 5,000 ngo nagenda agura isukari, akagenda akagura isukari, yamara kugura isukari asigaye agakoresha ibishoboka byose ngo yakwibagize. Amina. Nigeze kugira umukozi najyaga amuha amafaranga nabaga i Butare, noneho nkamuhereza amafaranga nkamubwira nagenda mu gitondo nkamubwira nti rero akira ayo mafaranga, nkamusigira 10,000 nkamubwira nti aya mafaranga yakore ugende ugure nk'ibyo ushaka. Nkaza ngasanga yaguze ikiro kimwe cy'inyama kandi umufuka w'umuceri uri mu nzu, amavuta arahari, buri kimwe cyose kirahari. Ariko ejo nanone mu gitondo najya kugenda nkumva arambwiye ngo amafaranga ngiye guhaha. Amina.
umukozi igihe cyose aba akeneye kugira ngo agavure, ariko umwana nta mwana ugavura papa we. Umwana w'umunyamutima ntabwo ajya agavura. Amina. Ahubwo akora byiza kugira ngo nimba ari kampani yasigenda imbere, ariko umukozi akora agira ngo akure mwaye nawe agira kandi kantu kiwe akora ku ruhande. Amina. Rero Imana irambiwe abo ngabo. Haleluya. Nimba tutarasebe abakozi b'Imana, twasebeje Imana, twabeshya abantu. Rero niyo mpamvu Imana imbwiye ngo ereka abantu umuti bagomba gukoresha nta mafaranga batanze. Amina. Njye ntabwo nzaguhamagara ngo ngwino ukore deliverance. Deliverance nzayikubwirira hano, nkubwire icyo ugomba gukora kugira ngo Imana ikubohore, ikubature. Kuko turabizi neza izo deliverance dukora, ibyo tuvuga ngo ni deliverance dukora, tumaze kuzikorera benshi. Abantu abashumba bamaze kuzikorera benshi, abakobwa benshi batwaye inda bazikuye muri deliverance. Haleluya. Imana irashaka abantu bakoresha ukuri kw'ijambo. Haleluya. Mwikuba mivuze induru mu isengero mu Rwanda zarafunzwe, zirafungwa. Sino mu Rwanda gusa, no muri Uganda zigiye gufungwa. Muri kwirukira abanyarwanda muri kwirukira muri Uganda ngo mugiye gufungura isengero, mubona uko mufera, naho baraje bazifunge. Nimujya no mu Burundi bazifunge. Icyo Imana ishaka nuko ishaka guhagurutsa abanyarwanda, mukabwiriza isi yose, mukayibwira agakiza gafatika. Kuko niba Imana yaravuze ngo Isiraheli izahagurutswa n'u Rwanda, tugomba guhagurutswa, Imana igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo irinde isezerano ryayo. Amina. Umuririmbyi witwa Emera aririmbye aravuga ngo abo kumpera z'isi bose babonye agakiza kawe, bati koko u Rwanda rufite Imana. Haleluya. Rero niba u Rwanda dufite Imana, nimureke Imana yacu igaragare. Kubera ko uyu munsi hari abantu batangiye gutesha Imana agaciro, bavuga ngo ntabwo dukwiye gusenga. Hari abavuga ngo Imana, ngo nibavuga Imana y'u Rwanda. Yego Imana yirirwaga ahandi igataha u Rwanda. Uyu munsi Imana iri mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nimutagaragaza Imana iri muri mwebwe, abenshi bazakurikira ryangombe nyine. Niko bimeze. Haleluya. Hari abantu bamwe n'ubishavuga ngo abantu bo mu Mutara bakwiye ngo kwigishwa, ngo kubera ko bavuga ngo Imana ishimwe. Ni hadashimwe Imana hazashimwa ryangombe. Amina. Impamvu n'abari bagihakana Imana nuko nta Mana batubonamo. Haleluya. Ariko nibatubonamo Imana bazemera. Niyo mpamvu Imana yabaye ifunze insengero. Ntabwo insengero Kagame wazifunze. Amina. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ntabwo ari wafunze insengero. Haleluya. Insengero ni Imana yamanutse, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ubuyobozi bwiza buturuka ku Mana. Njye maze igihe mbwira abantu, reka mbabwire. Rero niba tugiye kujya mu ntumwa zayo, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ntabwo ndi kuvuga kuko ari Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ariko ni umuyobozi wanjye, kandi Imana yaramutoranyije kugira ngo atuyobore, ayobore igihugu cy'u Rwanda. Rero kuba Imana yaramutoranyije kugira ngo ayobore igihugu cy'u Rwanda, yanamuteguyemo umugambi wo kugira ngo ahagarike abo besikoro n'abo bafere. Ibimucishamo, ibicisha mu buyobozi bw'u Rwanda. Kandi mugiye kureba mu nsengero zahagaritswe, wasanga kuko ibyo bintu byari birimo. Amina. Rero nimureke Imana ikore.
Nihangane mvuga icyo Imana yambwiye kubwira u Rwanda, kubwira abanyarwanda aho muri hose ku isi yose. Nimureke Imana yongeye yirirwa handi itaye mu Rwanda nk'uko yahirirwaga kera igataha mu Rwanda. Nimureke Imana yirirwa handi itaye mu bakozi bayo bo mu Rwanda. Nimureke u Rwanda ruhagurutse amahanga. Nimureke u Rwanda ruhagurutse isi yose. Uko igihugu cyacu, uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika atsindira ibikombe by'imiyoborere myiza bikaza, iby'umutekano bikaza, uko ingabo z'u Rwanda ziri kugarura amahoro ku isi yose, natwe abakozi b'Imana aba ariko tugarura ijambo ry'Imana mu mitima y'abantu ku isi hose, aba ariko twongera kumvikanisha Imana nyayo mu bantu bayo ku isi. Uko uyu munsi ijambo ry'Imana, uko uyu munsi ingabo z'igihugu ziri kujya muri Sudani zigahagarika intambara, muri Central Africa intambara igahagarara, muri Haiti bikagenda neza, muri Ntuza muri Delegado bikagenda neza. Reka natwe uyu munsi abakozi b'Imana byibuze habeho delegation y'abakozi b'Imana izajya ihaguruka ajya kubwiriza agakiza ahantu abantu bagahinduka. Amina. Natwe habeho mission y'abakozi b'Imana, kandi tugenda neza uko Imana ibishaka. Nuko ndagira ngo mbabwire kuko Imana izanye mission z'abakozi b'Imana zo kubwira abantu Imana, kubera ko hari abantu barushye, kubera ko hari abantu bababaye, kubera ko hari abantu bagize sinzi bavuye ku Mana. Hari intama zazimiye ziri mu mashyamba ziri kuribwa n'ibirura, hari intama zazimiye ziri kuribwa n'intare, hari intama zavunitse zidafite abazunga, hari intama za Amina. Nimureke tuyoborwe n'Imana. Amina. Nimutabireka babanyi bitwa baruki bamwe nabonye kuri YouTube mu minsi ishize umuntu yasinze ikintu uzana ari kuvuga ngo ryangombe ry'ababingwa ba Nyundo ngo agira gutya nyine azagira iki ko ari kuvuga ukuri mu binyoma bye, cyangwa ku Mana yakurikiye nyine yo Mana ya ryangombe. Nese niba umupfuma aca amafaranga, umukozi w'Imana agaca amafaranga, urambwira he yatandukaniye n'umupfumu? Uyu munsi hari abakozi b'Imana bari kuraguza ifuro. Amina. Bari kuraguza iki? Ifuro. Hari abantu bari kuvuga Imana baherukana nayo 2015. Amina. 2015. Kubera kuko niba uri kuvuga Imana uherukana nayo, ntabwo waba utazi amakuru y'ijuru. Umuntu arasinga urusengero atwambiriye kugira ngo abana bige muri Amerika, agende muri VWT, agende muki. Nimukorera Imana uko yabahamagaye. Impamvu Imana yafunze ziriya nsengero, Imana yabakuye ahantu mwari mugowe, ibagira abantu muramenyekana. Mumaze kumenyekana mwibagirwa bo muri bo, mushaka gusa n'abakanaka. Amina. Iyo muri Israeli bakoraga icyaha, Imana yazanaga abantu b'i Babuloni cyangwa Abamedi n'Abaperesi bakabanyaga bakabajyana mu bihugu by'amahanga. Namwe niyo mpamvu Imana ifunze iki? Insengero. Amina. Uragenda ukagura icupa rimwe ry'amavuta amara kurigura, ugakoramo umuntu gato ukamushyira ku gahanga, ukamubwira ngo urishura 100,000. Murajya kuri televiziyo, kuri BTN n'ahandi mukamamaza mukavuga ngo kuwa kangahe muzaze mu materaniro, hariho kubohoka, kubana n'abakozi b'Imana. Warangiza ukagenda uzi ugiye kubohoka, wagerayo nimba udafite envelope irimo 150, amakeya ni 20,000. Niba utayafite ugataha utabonanye n'umushumba. Kandi yaje ari Yesura kuri radio, kuri televiziyo. Yesu ashimwe, muzaze ku rusengero runaka, muzabohoka, muzabona Imana, mugungure abakozi b'Imana, abakozi b'Imana babasengere. Ariko yarangiza mwahagera abona abantu babaye benshi baje kumureba, akagenda akihina muntuza, agashira aba protocole ku muryango. Wahagera bakakubaza ngo ugenje kureba umushumba, ngo ufite ituro. Amina. Ndababwira byambayeho kwitorero rimwe
ngenda ngiye kubonana n'umushumba mageze barambaza ngo mbese ufite ituro. Ndavuga ntariko cyo yaravuze kuri BTN ngo abantu basheneye kubonana n'umushumba. Amen. Baranje barambwira ngo ntabwo wabonana n'umushumba udafite ituro. Ndagenda mfata envelope kiranga 5,000. Maze gushyira 5,000 ndaza mageze ndavana ituro ngire ndarifite. Barafungura basanga ni inote ya 5. Barambwira ngo genda wicare hariya. Ndagenda ndicara. Ngiye kubona mbona haje undi wari uri inyuma yanjye, bahita bafungura barareba basanga nyine envelope irabyibushye. Baravuga ngo tambukure n'umukozi w'Imana. Aratambuka. Banyije abantu 15 bafite envelope zibyibushye. Ngiye naho nagiriyeyo nagezeyo intanga envelope ndayimuhereza, maze kuyimuhereza areba amarangije aravuga ngo Uwiteka Mana ngo uyu mwana murebe ngo ibisigaye ngo umugire neza ngo amena ngo ngaho genda. Ngiye kumubwira ni mushumba gutya toya atigenda abandi binjiri. Haleluya. Turabaganga. Imana yaduhamagaye kugira ngo dutege amatwi abana bayo. Ariko twebwe aho kubatega amatwi turabatega amatwi kuko bazanye amafaranga. Amen. Rero niyo mpamvu Imana izanye ibingibi. Bya bindi birwa babeshya ngo turi kubikoresha. Imana imenya ijambo. Isosi yabisutse mwishishi. Kuko uyu munsi nta muntu urakubwira ngo ngwino ngo ngusengere umunyu ngo ngusengere iki. Oya nawe wagenda ukawugura 500 ntabwo ugura menshi. Kandi n'urugera rurakora. Ntabwo ari ngombwa gukoresha uyu nguyu. Urumva? Ikintu urya buri munsi. Barababeshya bagashyira amazi arimo uyu munyu bakayakubita mu icupa rya parfum hagera bakagupubagira bamara kugucyucyagira bakakubwira ngo ishyura 5,000. Amen. Abandi muragenda mukarangura amazi yo kwa Nyirangarama ya kandi mwamara kurarangura mukayajyana mukayashyira hari icupa mwaguze 1,000 mukarigurisha 20,000 mukabwira abantu ngo Imana iravuze kandi ntabwo Imana yigeze ivuga. Ubujura gusa kwiba nta kindi. Imana rirambiye abantu biba abantu. Abashumba mwihangane, abakora batyo mwihangane. Nuntu kandi kuvuga iki Imana yambwiye kuvuga. Ezekiel 37 ngo mpera ko mpanura uko ntegetswe. Nanjye ndavuga iby'Imana yambwiye. Ntuza ndi gukoresha niyanjye. Nta muntu nigeze nsaba data zo kugira ngo zohereze iyi ntuza kuri YouTube channel. Rero nuko Imana ishaka kubohora iki ubwoko bwayo. Namwe ni mukora iby'abandi bashaka mukora iby'Imana ishaka. Mureko insengero zanyu zidahagarara mu Rwanda. Mureko budacya mu gitondo Imana igakuraho iryo tegeko. Ikavuga ati rero mukozi wanjye naragutumye ngo ugende uhagarike insengero abana banjye bagende neza. None bagenze neza ongera ugabanye. Bongere bagaruke bashinga iki insengero zabo zikomere. Ariko abirwa mwishiramwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika muvuga ngo yafunze insengero, guverinoma y'u Rwanda yafunze insengero. Ntabwo ari government yafunze insengero, ahubwo Imana niyo yafunze iki? Niyo yafunze izo nsengero. Kandi namwe mwibwira ko muhagaze, mwirinde mutago. Nubwo uri kuvuga ngo mwebwe mwagize ifaranga ritubutse mwararikoreye, mwarikorera mwagira gute? Imana ntabwo igizwe ya ruswa. Bwacya mu gitondo ukumva barakubwiye bati uwo musoro wawe nawe dushaka, itorero ryawe nawe turarifunze. Nimureka amatorero aba y'Imana, mwitume amatorero aba yanyu ku giti cyanyu. Amen. Imana yacu yabwa icyubahiro. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabakunda cyane. Ntibagirwe gukora subscribe, ntibagirwe gukora share, ntibagirwe gukanda ku mutima no kuri like. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Iyi video uyohereza abantu bose bashoboka. Kuko ngewe nkeneye ko abanyarwanda dukira. Nkeneye ko abanyarwanda tuba bakire. Nkeneye ko abanyarwanda tugura imodoka zacu. Nkeneye ko abanyarwanda tukora ama business akomeye. Aho kugira ngo tujye twumva kuko turangurira Uganda, Tanzania n'ahandi. Ariko tuzajya imbere. Nakwe tugende tugire amafactory yacu. Amina. Nta mpamvu yo kugira ngo abagiye mu bapfumu aribo bakira. Nakwe dufite Imana. Kandi Imana niyo yaremye umupfumu. Njya nkunda kubwira abantu ngo baruca umugani mu Kinyarwanda ngo uhagarikiwe n'ingwa aravoma. Nimba uhagarikiwe n'ingwa avoma, uhagarikiwe n'uwaremye ingwe yakora ibiki? Nimurekera dusenga Imana. Bariya barukangara bababwira ngo batanga imiti y'abapfumu, ngo imiti yo ngo y'imigisha ngo yiki. Reka bakorwe n'isoni kuko bagize gute? Ntabwo babikora mu izina ry'Imana.
Imana izanye umuti muzima utagiye kwa rukangara. Amin. Imana ntabwo ije kuvuza imiti yavuye muri Tanzania, ahubwo ije kuvuza amazi n'umunyu n'isukari. Amin. Imana yacu rero duhana umugisha, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Bishop Ineza Steven Mugisha. Rero Imana yacu ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Ukore share, ukore like, ukore subscribe niba utarayikora, nurangiza ukande kunzogera kugira ngo ikiganiro cyose nzajya nshyiraho ujye ukibonera igihe. Yesu ashimwe cyane. Ubundi ndagira ngo nkubwire ngo ibi ngibi nubikora neza ukabigenza neza, Yesu nukuri ugiye kubona ko Yesu ari umwami w'abantu. Jesus King of the King. Ugiye kubona kuko ari umwami w'abantu. Nawe ubwawe ugiye gutangira uyobore hariya muri Nuzariya nimba ucuruza inkweto hariya muri downtown. Ugiye gutangira ubone kuko bigiye kugenda neza. Nimba wacuruzaga bikanga ugiye gutangira kubona ko bigenda neza. Ugiye gutangira nawe kugira gute kubona ko hari ibintu byahindutse, nta mafaranga yawe usohoye, amazi ubwawe urayifitiye, isukari mu rugo uyigura buri munsi, umunyu mu rugo ugura buri munsi. Ibyo byose ni ikintu Imana ikuzaniye. Ntabwo ari byo ngiye Steven nicaye ngo ntekereze, ahubwo ni Imana yambwiye ngo nimbishyire hano mbabwire. Amina. Imana yacu ihabwa icubahiro kandi Imana ihabwa umugisha. Ni ukuri ndabakunda cyane kandi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibongera imbaraga. Ni ukuri ndagira ngo mbabwire ngo muzambabarire, mumbwire umusaruro uvuye muri uyu muti Imana ibahaye. Mumbabarire muzambwire incuka yacukacutse cyangwa ihinduka ryabaye muri uyu muti Imana yatanze. Haleluya. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibishimire kandi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaho umugisha. Ibyo Imana izajya imbwira nzabibabwira, kandi abashumba bene data mumbabarire, numviye umwuka wera. Icyo umwuka wera yantegetse kuvuga nakivuze. Nundakarire, nunkunde, nunyange. Ntagiye Imana ntabwo izana ibiryohereye mu matwi y'abantu, ahubwo izana ibishaririye mu matwi y'ababandi bireba, ariko bikaryohera mu matwi y'ababyumva. Yohana yaravuze ngo bamumirishije umuzingo, ngo awumize yumva mu kanwa uraryoshye, ngo ariko ngo ugeze mu nda ngo yumva uraceka. Haleluya. Kuvuga ngo ijambo ry'Imana ry'ukuri nyako rituma abantu bakugira ishyamba. Haleluya. Iyo uvuga ijambo ry'Imana ry'ukuri ukavuga icyo Imana yakubwiye cy'ukuri, abantu bakugira ishyamba. Amina. Kubera ko hari abufashe kunda. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimureke dukorere Imana uko twahamagawe. Imana imanuye ijambo rivuga ngo nidukorere abashumba. Nzagaruka kurivugaho, ndashoje hano. Nzagaruka ndivugeho. Imana ijambo yantumye kubashumba, reka ndibabonjeho gatoya. Imana yaravuze ngo nidukorere Imana uko twahamagawe, ngo nayo izatugomorerera imigezi yo mu ijuru, amasoko yo mu ijuru azagomoroka ubundi aze mu byacu. Amina. Ntawakoreye Imana wahetse amaboko, my friend. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, ndabakunda cyane kandi ndabishimira. Reka dusenge Imana dusoze. Uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Duciye bugufi imbere yawe n'imbere y'ubwiza bwawe, tugushima tuguhimbaza kubw'ineza yawe no kubw'urukundo rwawe. Murengezi w'ubugingo rero turi imbere yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe. Iri ni ijambo ryawe rigenewe abanyarwanda, rigenewe abari ku isi yose. Murengezi w'ubugingo, umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, Uwiteka wamuhaye iri jambo kugira ngo aryumve, arisobanukirwe. Reka ryinjire mu mitima y'abaryumva. Uwiteka Imana nyiringabo, reka rihindure byinshi, reka rikize indwara, reka rikize karande, reka inyatsi zigende, reka mwami ibisuzuguro bigende, reka ubukene bugende, agahinda gakabije kagende. Mwami data buja gutwara inda by'abakobwa bya hato na hato bigende, gusenya ingo bigende, za divorce zihagarare mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Mwami Imana yacu turakwinginze, ngabikorere kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Urakoze urakarama. Amen. Imana yo mu ijuru bamugisha. Ndabakunda cyane. Tuzongere dusubire.